ubu tuvugana imodoka ya RCS urwo n'urwego rw'igorora hano mu gihugu irahageze izanye byanze bikunze n'irimo Jihad kuko numwe mu bari buburane we na bagenzi be mu gihe K John mugenzi wabo we atari muri bo kuko aburana ari hanze niyo makuru ahari cyangwa se ni nako bimeze nyine niyo makuru mazima. Jihad uyu siwe wa mbere nguyu wa mbere n'uyu uzabakiriho Spiriani komera cyane muvandimwe komera cyane muvandimwe Jihad aramanutse nguyu Puzzle Man bari kumwe baramanutse bagiye muri sale bari buze kuburaniramo mukatiye cyangwa se agomba kuburana aturutse hanze. Uyu Jihad nta kibazo. Yes, reka twizere ko umeze neza cyane, twifurize ibihe byiza aho uri hirya no hino, by'umwihariko wowe ukunda gukurikira gahunda ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni Amarembo TV, ni Nkumburwa Plus TV, ni Give Hope TV. Mwaye ikaze Sam. Yego, ngira ngo wari ubibonye ko mu kanya twari tuberetse abantu ko ababuranyi bamaze kuhagera ku isaha 2:46 nibwo cyangwa se 45 nibwo imodoka ya RCS yari hateye amatako plaque ni GR kangahe oya mba nyibuka mu mutwe cyane kuko imodoka za GR sigenzi bukarige njya kubona nkabona zirimo zirangendaho uguri inshuti ya GR nkurikira nkagira n'ubundi bucuti ariko bavuga niyo zisanze n'ahandi nigiriye nago uri ubucuti bundi busanzwe ariko ibyo nta kibazo kirimo. Bamaze kuhagera uwo ni uzabakiriho Spiriani aka Jihad umushu w'abashu hano Kigali. Hakaba Kwizera Nestor uyu mucuruzi wo muri Chic mama we yajyagarira yaje ku rukiko sinzi n'ubu ngubu niba ari bugaruke ku rukiko ariko twese twarabibonye akarira umwana wanjye yakoze ikinyakubahwa perezida wa Repubulika umwana wanjye kari umucuruzi ntahahuriye na politike ntahahuriye n'ibyo bya showbiz ntahahuriye akagenda atondeka ariko wenda umubyeyi yabivugana ayo marangamutima ariko urwego rw'ubugenzacyaha ndizera ko hano mu gihugu rudashobora kugira umuntu rurenganya narwo rukora icyo bita gukeka rubo rwaketse rushobora kugira abo rurekuramo kuko warabibonye wenda hashobora no kuba hari n'abandi bantu bura bakurikiye nko amashusho ya yampano wenda ntibagezwe mu nkiko bashobora kuba cyane ko ni ukuburana mu mizi bano bantu bari kuburana bagiye bavuga bose babahaye video ubu bashobora kuba n'aba bantu na wa mukobwa uri Nyamirambo bavuze mu rukiko yuko ari we watanze video akaziha Nestor nyina w'umuntu nyina w'umuntu ashobora kutabiraga urubanza nyina w'umuntu yaraje waramubonye uramuzi nyina w'umuntu wavugaga mu rukiko baranuganuga ati dore oya ko yazaga biravuga ko n'igihe twicaranye haruguru gutyo gusa akaba yarazaga kwiyumvira amakuru nyine kubera ko tutamuzi akatwicaramo arimo mbazi nyina ariko urasi wa munyamakuru bavuga ngo yari yarahunze yarayaje ni Pionika bavuga ko yahunze ariko yarayaje ari ku kiroso cyiza umwami w'imanza ari ku kiroso kabisa arakeye kandi burya ibyo bintu byo guhunga ndumva rwose yaranyibwira ati ntabwo nahunze nagiye gutembera muri EAC ndi za Sudan ndi Uganda na Kenya nzagerayo n'ahandi nzagerayo ndumva nta muntu ukwiye guhunga igihugu kuko n'abagihunze harimo abure abatekereza bavuga bati ngize Imana nkabona hari ukuntu ngarutse. Hanyuma rero Jihad ubumva Kwizera Nestor mama we ashobora kongera kugaruka ku rukiko nk'umubyeyi ariko nari mvuze mu kanya ntariko buriya nk'umubyeyi ashobora kuba afite amarangamutima abyumva kandi anababaye buri wese yamwumva ariko wenda atazi nyirizina ibyo umuhungu we yakoraga muri telefone ye. Uyu munsi wa none yaba ari umucamanza buriya afite ibimenyetso bifatika kuba yaragezeho n'urukiko rwisumbuye rukavuga ngo oya hari impamvu zikomeza ubushinjacyaha zituma uburana ufunze. Erega wibuke twirengagize ko uri umucuruzi uko video yakugeza ariko bafite impamvu ifatika cyane ko hafi ya bose mu bari kuburana usibye wenda hafi ya bose mu bari kuburana nanjye vuga ngo usibye Jihad imbuga babaga mu mbuga zinyuzwaho amashusho y'urukozasoni oya na Jihad ya groupe y'abantu 989 nabo hari gengo hanyuraga ayo mashusho hanyuzemo na ya yampano anyushijwemo n'undi muntu
uyu Papi Nesta twumvishe ko mu rukiko twumvishe ko ari we wahaye K John video. Yes. Ubwo rero icyo ni bareba ngo yayimuhereye iki, kuko buriya ushobora gusanga na ba papa cyangwa hari uko babajijwe wenda bakavuga ati jyewe nagize ntya ntawe nayihereje sharing, bakavuga ati okay niba waragize utya ibyo birashoboka ko umuntu yakurebera muri phone cyangwa hari amatsiko ashobora kugira ku kavideo urimo kureba karebaho. Hariko hariya uyu Kwizera Nestor cyangwa se Kwizera Nesta ariwe Nestor, muri telefone ye basanze harimo imbuga zinyuraho amashusho y'urukozasoni kimwe na François Xavier wa mwana twavuga ngo ni umwana muto, twahoraga tuvuga ati uyu mwana yari umukozi wa Jihad, yari umukozi wande muraba, ariko nyine basanga ngo noneho uriya we ngo yabaga afite ayo mu Burundi, aba mu Burundi, u Rwanda, Uganda, East Africa, hanyuzwaho amashusho y'urukozasoni muri izo mbuga, ariko bose ntabwo bafunze by'agateganyo cyangwa ntabwo bari kuburanishwa uyu munsi wa none kubera ko babaga mu mbuga zinyuzwamo amashusho y'urukozasoni. Oya, bazibagamo, nawe ushobora kuzibamo, nanjye ushobora kuba nzibamo, ahubwo mu yayo mashusho harimo yampano, nicyo gitumye bari hano. Nicyo kibazo basanze muri ayo mashusho bafite yandi ngo 150 abandi ibihumbi n'ibindi. Reka turebe niba harimo aya yampano ku buryo waba warayashare inzu ndi muntu. Nibyo rero basanzemo harimo niya yampano bati hands up. Ubwo turimo turapdatinga abantu. Ikintu cya mbere cyo kwishimira nuko byibuze uyu munsi uwo bita uzabakiriho Jihad abantu bari bemerewe kumufotora. Yego yari bemerewe, n'amakuru nari mfite n'ayuko nawe rwose avuga ati okay niba shaye bazafata amashusho nta kibazo, nago byo kwikamufura byo RCS ntibyakunda keretse wenda wubitse umutwe bitabaho. Kandi noneho urukiko ukuntu ruteye ni nk'umunwa w'agacuma. Utanyuze mu munwa w'agacuma, ni nk'umunwa w'agacuma. Umuryango n'uyu ni nawe ugusora. Noneho n'ikibi cyaho nta hantu imodoka yaparika ngo umuntu ahiste yicoka mu rukiko nk'uko Gafaranga byagenda. Bwa mbere imodoka yarageneye gatera amatako neza ku muryango wo mu gikarimo hirya, agahita irasamo ugafata amaguru yone. Ariko hano hari ama escalier wirukanse yakuvuna kandi aba yambaye ipingu. Ushize aho nta kuntu yagenda agacumbagira, hari ikintu cyari kibaye. Ubwo ku bantu barebye amashusho babonye hajemo bande uko ari bane barahari? Uko ari bane ntabwo hari Jihad, Kwizera Nestor, hari uyu François Xavier undi mutoya, hari na Pazo cyangwa se Patrick. Irindi zina kitwa yitwaga Ishimwe Patrick ariwe Pazo. Pazo rero ariwe wabanaga na yampano, ariwe nkomoko hafi ibintu byose birimo bizenguruka hano ku mavideo ya yampano, kuko niwe bivuga ko yayashyize hanze akayahereza mu badumba nabo bakagira batya. Ariko buri wese ashobora kwibaza ati ese ko hagenda havugwamo andi mazina muri ibi birego byaba Jihad na ba Nestor na ba Xavier, ko hagenda havugwamo andi mazina koko hano mu kuburana mu mizi ari bugenda agarukwaho, umucamanza ashobora kuzategeka ngo ubushinjacyaha bushakisha abo bantu. Kuko uyu munsi wa none turacyafite itegeko rihereza ububasha umucamanza gutegeka ubushinjacyaha gufungura iperereza ku muntu. Iri tegeko muribuka neza yuko uwitwa Ingabire Victoire arimo arariregera mu rukiko rw'ikirenga ko iri tegeko ryica itegeko nshinga, ariko mu gihe ritaravaho riracyakoreshwa neza cyane. Urukiko rw'ikirenga narwo rwasanze mu bintu Victoire avuga koko harimo ibyumvikana. Nibagira gutyo ukazajya kubona ukabona koko iri tegeko baravuze bati dukuramo ingingo imwe wenda cyangwa se tugire gutaga agakarunaka utuntu nk'utwo, bakagira icyo bahinduraho ku buryo umucamanza atategeka umushinjacyaha. Icyo gihe nibwo tuzajya kubona tubone amategeko wenda ashobora kudakora muri retroactivité ngo ajye gukurura ibintu byashize byarangiye, nka bya bindi bajya bavuga ngo uyu muyobozi niba yarabarenganyije muzana impapuro abantu mwese yarenganyije tubarenganure. Ku mategeko ntago bikora, ubwo muhita mukomereza aho nyine abakurikira nibo barenganurwa, abinyuma nyine muri ihangana. Hanyuma dusoza kugira ngo tujye gukurikirana n'urubanza kubera ko ndabona saa 3 zenda kugera. Amasaha maragera kandi urubanza ruba rwitabirwa n'imbaga nini n'abaturage baraza nabo mu miryango. Umuntu aribaza uwo bita Kalisa John nicyo gihe cyo kwitabira urukiko cyangwa buriya we byararangiye kuko John uyu munsi araza byanze bikunze kuko nibura
kuburana mu mizi mu minsi ishize ntabwo yazaga kuko Jihad baburanaga ubujurire kwifungwa n'ifungurwa ariko uyu munsi wa none Kejon niba tutaramukubita n'amaso ariko agomba kuba ari mu rukiko kuko ibyo barimo baburana nawe ari muri dosiye neza cyane nuko we gusa habaye icyo kuvuga ngo aburana ari hanze azajya aburana ari hanze ntabwo yakuweho ikirego yego araza bona atazi ubwo niwe ushobora kuba afite impamvu runaka ataje sinabimenya ariko uko biba biteganyije nawe agomba kuba hari kukuburana mu mizi warabibonyeje twe turi mu rukiko mu rubanza rwa Kamarade umushinjacyaha Mbonyishuti Gilbert uwo bareganwa ari we Maître Mugabe Fidèle yaraje yambaye gisivile ni umunyamategeko warunganira abantu mu nkiko yaraje ko yakurukiko we rwaranamurekuye rumuhanaguraho icyaha bumwere urukiko rwaramurekuye ariko ntibyabujijwe ko ubushinjacyaha ubwo bwajuriye nawe yagombaga kugaruka kuko nawe ari mu bajuririwe niba hari ukundi bishobora kuzagenda akazabyakira uko cyangwa se nawe akazasaza imigeri cyangwa se akazaburana uko bikurikira twese turi abakandida bo mu nkiko nta muntu wavuga ngo arahejwe cyangwa nta muntu wavuga ngo yagiyeyo rimwe yego ahangaha ni nk'iwabo wa twese reka ubwo icyo abantu bamenya nuko uwo bita Jihad arimo arunganirwa n'abametre babiri yego nirwa na Maître Fatikaramu ndetse na Bayisabe Irene uburana cyane imanza arabizi cyane Fatikaramu nawe muramwibuka nubwo atakuyemo fata ku mavuta ariko fata ku mavuta ubu yaranajuriye nubwo atarahabwa itariki yo kujya kuburana ubujurire bwe ariko yari yarwaje cyane ko buriya Maître ntago sinkeka ko Maître ashobora kwizeza umukiriya ngo jyewe ndabizi nzagukuzamo ashaka kubwira ati tushobora kugabanya ubukana kuko urabona fata ku mavuta ibyaha yaregwaga umurundo wabyo ntago byose ariko byamuhamye hari ibyo umucamanza avuze ati koko birumvikana ntago wavuze ngo The Ben arakenye ngo uramututse iyo na appreciation yawe ntago waza uvuga ngo kasamu ngo karirata sibyo ko nayo yirataho ngo ngende natumbye nk'indazi rya senkani yantutse umucamanza yavuga ati ngaho genda witurize niba utarakarazwa n'ubusa reka tujye kumva iburanisha uko rimeze mu kanya turagaruka tubabwira uko bigenze baburana akantu ku kana ese abanyamategeko babo barahari bose uyu munsi wa none wibita Ishimwe François Xavier nta munyamategeko we turabona n'umwe sinzi niba uno munsi ari bwo yunganiwe cyangwa se ari bugere mu kiko akavuga ati ndacyashaka umunyamategeko ushize baravuga ati ibyo bintu byawe turabirambe byo guhora utubwira ngo uzashaka umunyamategeko wa Jihad baravuga ngo twe turashaka kwiburanira tugire guva hakiri kare wenda abona amahirwe aje tukitahira bityo uwo muntu utarabona umunyamategeko twebwe ntabwo turi bubirenganiremo uyu munsi wa none niba ataramubona se nabwo barabirenganiramo ndakeka ko umucamanza ari uri bwanzura sinzi niba urubanza rusubira mu maboko ya wa mucamanza w'umudamu n'abanyakiri muto rwose mwiza wabaga afite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi muri uru rubanza umucamanza ati ibyo bintu by'ibipuri mbyumviye aha ibintu by'amavidewo yanyu nabiboneye aha nanjye narabibonye twese mu rukiko tutikwe n'abandi bati yego turaza turebe niba koko ari we ukomeza kuruburanisha n'umushinjacyaha we yahageze uwo mushinjacyaha yahageze cyako nabonye dosiye wagira ngo yifashe bwa mbere yavuze ngo abanyamakuru mujya mutubeshyera sawa ntituba twandika turababwira uko biri bugere murakoze